umukobwa ko yamaze imyaka hafi 2 ataramvugisha noneho ngiye niciraguraho mucira n'urubanza ndavuga ati inshuti buryo kuko nta nshuti yo mwisi baho ni tu ndetse azagira ngo njye sizoshakwa ese abagabo bose barashize ku isi bagize ngo ageze muri paradiso mbese niko twavugaga twese abakobwa ubusozi ngorera n'ijuru yicayemo ubyo tavugisha abandi ese umugabo twe nituza mbese amagambo yatumara mwataka ariko naje gusanga atari kandi ubu nyine nashatswe nabyaye naramuhamagaye ubu turi inshuti nibaza kandi muravugana Yesu neza cyane ufite ibyo muravugana kuko afite icyo yambwira nkumva bite ari umwana ameze gute ntaho umukobwa se yarashitse ahita abyara abahungu kwawe ahita abyara abana bakurikirana bindahekana Hello guys, twagiye kuba ikaze kuri Destiny TV1 turabasuje turabaramukije mu izina rya Yesu amahoro neza amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye mwese turabasuje rero kandi turanabashimira ko mukomeje kudukurikirana kuri aka gacano kacu akane ku gacano kanyu ifuriza Mother's Day Happy Mother's Day all mothers tumifurije umunsi mwiza w'ababyeyi w'abamama w'abantu bose b'ababyeyi umunsi warangiye ejo ku cyumweru nukuri abamama turi abantu b'agaciro abamama kuri mutwubahe mugomba kutwubaha abantu b'ababyeyi babyaye bakwiye icyubahiro cyose ni ukuvuga ngo n'abanyarwanda baciye umugani baravuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu so mushaka ariko nyoko ni ikintu kidacenjinga so rero turabashimiye ababyeyi abamama bacu batwibarutse banyuze mu bihe bikomeye ubundi kubyara nasanze ariyo etape ya nyuma ikomeye kuri isi nubwo ntariwe n'igisi oya nuko nawe ufitaguriye igiti cyandiye ariko njye ikintu cyandiye nibagiye kwambara amaherena nyambare nta kibazo mu mezi 9 natwise ngendana umwana mu nda yarambangamiye kurusha ubuzima bwose nabayemo muri iyi ni ukuvuga ngo iyo mezi yambereye mabi mu mezi yose nigeze mbaho narasumburitse mara ndi mu bitaro mara ndarembye utunzwe na za serake woranyibuka cyane ni ukuvuga ngo sinaryaga ikintu na kimwe sinanywaga ikintu na kimwe ni ukuvuga ngo nari ntuzwe n'amaserumu n'ibinini ngaho banteruye ninde bajyanye ku bitaro niyadine ninde bavanyeyo niyadine ninde bafashe amaboko ninde bamuhana niyadine ni ukuvuga ngo nicyo kintu kigoye kibaho kugendana umwana mu nda rura rugendo noneho finale yarwo ku bantu babyara bumvise ibise memu n'ababagwa barababaga birababaza mosherame kugira ngo ubone umwana umukikire ntabwo ari ikintu cyoroshye ni ikintu gikomeye cyane so ababyeyi rero aho bava bakagera nabo gushimirwa n'abagaciro ababyeyi bose umubyeyi wese aho yicaye yumva ari umuntu udasanzwe kuko kubyara kubona umwana ntabwo ari umuntu uwo ari wese wapfa kubikora hari abantu batinya no gushaka kubera ko batinya kuba bafesinga kuko kubyara hari n'abandi babyara hari n'abandi baza mu rugo akanga kubyara kubera gusa kurwara ubwoba hari n'abandi babyara ntibonse nyine kugira ngo ube umubyeyi koko umubyeyi nyine ubifite mu nshingano ubyuzuza neza ntabwo ari ibintu byoroshye bisaba sacrifice nyinshi rero umubyeyi wese ahari kubeshaho nuko rero ntabwo tujya kure y'icyo kiganiro turacyari aho ngaho mu babyeyi n'abakobwa tugiye hano kuganira ku bintu bitandukanya ni iki kiri hagati gitandukanye umubyeyi n'umukobwa umugore n'umukobwa apana kubyara ntabwo ari umubyeyi kuba uri umukobwa no kuba uri umugore ni irihe tandukaniro ni iki gihinduka ese ni ukubera ko umuntu aba umugore ugasanga ntakigira inshuti z'abakobwa
ni iki kiba mu mukobwa kikaba mu mugore yego niyo waba uri umugore ni iki gituma utabukigendana na ba bakobwa. Muri make icyo mvuga ni icyo tuje kuganiraho ni ibihe bintu biba ku buzima bw'umugore umukobwa atazi. Ni byinshi cyane, biriho byinshi. Nanjye nkiri umukobwa hari gurupe y'abashyitsi banjye twiganaga hafi ya bose bashatswe imbere yanjye. Noneho nagiragamo umushuti wanjye umwe ubakubye bose nyine yashyitsi yawe magara bose bakaba inshuti zawe ukagiramo umwe. Yego naramugiraga, ni nawe washatswe wa mbere muri iyo timu yacu. Ariko njye nkagira ngo nubwo ashatswe ntabwo byakora ubucuti bwanjye nawe. Ushaka se agiye muri Amerika se agiye mu ijuru se. Niko njye nibwiraga kuva namuherutse umunsi w'ubukwe. Izina ry'Imana yamaze imyaka nk'ibiri kikuga umukobwa ko yamaze imyaka hafi 2 ataramvugisha. Noneho ngiye niciraguraho mucira n'urubanza ndavuga ati inshuti buryo kuko nta nshuti yo mu isi ibaho. Ni tu ndetse azagira ngo njye sinzoshakwa. Ese abagabo bose barashize ku isi bagize ngo ageze muri paradizo. Mbese niko twavugaga twese abakobwa. Umusozi ngorera n'ijuru yicayemo ubyo tavugisha abandi. Ese umugabo twari tuza mbese amagambo yatuvuga. Ariko naje gusanga atari kandi ubu nyine nashatswe nabyaye naramuhamagaye. Ubu turi inshuti. Kandi muravuga Yesu neza cyane. Ko mufite ibyo muravugana kuko afite icyo yambwira nkumva. Bite ari umwana ameze gute? Ntaho umukobwa se yarashitse ahita byara nk'uku kwawe, ahita byara abana bakurikirana bindahekana. Umwana aragenda ababize mu bana ibintu ataza ataramenyereye. Yageze mu rugo atatwita tubyara n'uwa kabiri umufiririzo y'imyaka 2 wihutebeni twamukondanaga. Yesu umva arambwira tuva ndacanganyikirwa njya ndarera umwana yarira nanjye nkarira depression. Telefone sinashakaga no kureba ahantu iri nkurampamagaye ngo turavuga n'ubu nta kintu cyo kuvuga. Ubu nyine nibwo mwumva. None rero mu gitandukaniro rero hari abakobwa batabyemera. Ni ukuri hari ibintu biba mu rugo utabona amazina ubyita. Ni ukuvuga ngo umwana w'umukobwa iyo akiri mu bukobwa aba yumva ari starehe, uba yumva nyine ibintu byose biri easy, uba wumva abantu bose bagushekerera, wumva ukunzwe cyane, wumva ni wowe ugomba kwitabwaho. Ariko reka bakwinjize mu rugo uzuyoberwa ko ari wowe muntu wigeze uteteshwa ubaho. Ni ukuvuga ngo ibintu biraguhindukana completely. Ugatekereza se uyu ni wa muntu wakundaga wasohokanaga buri wa gatanu niba wabwiraga ngo reka kwivunisha ndavuga ngo wari kuko iyo ugezeyo tuje iyo ubundi banavuga ngo umugabo iyo ari gutereta ni nk'umugabo uri kubaka inzu. Aratereta n'imbaraga zose akubaka agasakara agakwa agatanga inkwano mariage akayishoramo amafaranga akubaka agasiga irangi akabona inzu ngo umunsi ariwo munsi w'ubukwe ayiryamamo. Uraza umubaza iki? Urongera umuhagurutse ngo ugende uje gusiga irangi asubire muri bya bindi kandi inzu yaruzuye. Wowe urashaka ngo asubireyo ngo ajye gutunda amatafari yo kubaka inzu, aje gushaka fondasiyo y'inzu. Ntabwo bibaho. Niko bimera rero. Ni umukobwa aba ari bakoresha nibyo aba ari bakoresha eforo nyinshi agira ngo kwemeze akwinjize mu rugo ubone ko twakomeje aho twari tugeze. Umuriro wari ugiye ariko uragarutse. Twikomereze na gahunda twari turimo. Komeza aho ndi kubabwira ko nyine biragoye ko umukobwa yabyumva. Ese wakwegeye nta kugira ngo biragoye ko umukobwa yakumva imvune z'umugore mu rugo zishobora gutuma atakomeza bwa buzima bwa gikobwa. Akibaza impamvu ataje ngo bajyane muri party, akibaza impamvu atamwitabye buri kanya kuri telefone, kuri
urakire mu maganza kuri chat atamusubije nangize ngiye kubitisha ko umenye kuzigagihe nuko rero kandi turi kubabwira hejuru y'ukuntu umukobwa n'umugore batandukanye no kuba inshuti byogorana ari nabahaye ukuntu byagenze iwe n'umushuti wiwe nanjye same case mfite umushuti wanjye w'umukobwa twari inshuti kuva kera tukiri abakobwa noneho ndashakwa iwe ntago yahise akora ubukwe nyine ntago akeneye umugabo yigumira iwabo ukumva noneho ugasanga ndamukunda cyane ndamukunda pe kandi nawe arankunda cyane ndabizi n'inshuti nziza n'umwana uzi kuba inshuti pe akamaintayininga ubushuti bwe atitaye ngo uri umugore cyangwa ngo uri umukobwa noneho njyewe akaba ari njye binanira ntiwazi kubabarira gusa akaba ari njyewe binanira kubera ko hari nk'ukuntu twavuganaga mbere kera muhamagara buri kanya bitese umeze utese tugende se twagiye bitese uri hehe tugende gusura runaka twagiye ariko ubu nyine ntiyaba akimpamagara ngo tuje out ntiyaba akimpamagara ngo tuje sikutira nawe aribwiriza ntabwo bakimpamagara ngo tugende ngo muri Bradisha ngo ya runaka ntanazi uzi ko before twajaga muri Bradisha y'umuntu tutazi kuri da ndabwo gushaka mu ntazi kubera ko gusa dukeneye kuba turi kumwe dukeneye kugenda ntacyo bitwaye so urumva ibyo bintu byose rero bigatuma tutaba tugikominikana rero ngiye nkabona ku giti cyanjye uri umukobwa bahagombye wenda kuba muri inshuti yego ni sawa ariko bitari deep bitinjira cyane ngo ku buryo ngo ugomba kumva ngo yamburiye umwanya ngo yagize ate ntabwo ibyo bintu bigomba gukunda so icy'ingenzi ni ukuba wenda umuzirikana gusa ariko ntabwo yakomeza kuba inshuti zawe kuko uba ufite inshingano nyinshi iwe adafite uba ufite ibitekerezo bitandukanye n'ibyiwe aho watekereza ngo se umugabo ataharyari umwana yariye naho se kwinika aritekereza yenda azambara ku cyumweru uri kumva ukuntu bitandukanye so izo ni zo konseye tugiye gutanga ntimukajye murenganya mama ni ukuri bafite inshingano nyinshi bafite ibintu byinshi bagomba kwitaho ibintu bibareba muri make bitakiri muri izo wenda bitari ngombwa cyane nyine byari byiza mu gihe cyabyo ubu nyine twarabirenze turi mu yindi etape sawa okay sawa yimene nuko imana ibaho umugisha rero mukomeze mukore subscribe kuri TV1 mukomeze mukore subscribe kuri The Beauty TV Show naho utaha ese watuwe ikirahuri